bamwita Yago Pondats. Nk'uko mubimenyereye, uyu ni umusore wamamaye ku buryo butandukanye. Uyu ni umusore wabashije kuba yakora ibintu byinshi nk'umuzi kutumanyeri twinshi, ndi vibrator, ndi supporter n'utundi twinshi tugiye dutandukanye, nk'uko yari umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda, dore ko yariwe ushobora kuba waratangije ikinyamakuru mbere hano mu Rwanda, dore ko ari mu bantu bakunzwe cyane, ari mu bantu bafashe hiti, ari mu bantu bagiye batwika ariko bikarangira bitagenze neza, akabasha kuba yaja mu gihugu c'abaturanyi ca Uganda. Ariko nk'uko mubizi, inkuru ziri kugenda zicicikana kuri Yago, ngo bimeze bite, ngo ameze nabi, ngo we na madamu we baba baratandukanye. Rero ndabifuriza gukurikirana iki kiganiro kugira ngo tubashe kuba twamenya buri kimwe cyose cyerekeye kuri Yago Pondats. Amakuru ye yose tugiye kuyava imuzi, tubashe kuba twamenya ati se izo nkuru nizo cyangwa se sizo. Reka rero ngaruke mu kanya tubivugeho. Rero uyu Yago Pondats nk'uko yagiye akora ibintu bitandukanye hano mu Rwanda, ariko byageze nyuma abasha kuba yasohora indirimbo ze ku giti cye, dore ko ari n'umuririmbyi mwiza mwagiye munakunda, dore ko n'indirimbo ze zagiye zafata hiti. Yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zija hiti, ariko ntibyabasha kuba byamera neza kubera ikibazo cyo kuba yavuga ati abantu turi kumwe habe namba nabanyifuriza ibyiza, dore ko yanagiye avuga ati uyu muziki wacu urimo abanyeshari cyangwa se abanyemwaga mwinshi, dore ko batishimira ko wazamura urwego cyangwa se wava ahantu ukatera imbere, dore ko anagenda avuga ati nabo naba narafashije nibo bagendaga bandwanya bavuga ati ugiye kudufatana cyangwa se ugiye kuturyana hiti. Ariko Yago ntibyamuciye intege, we na madamu we bashabashije kuba bakimuka mu gihugu c'abaturanyi ca Uganda. Ariko iyi ni inkuru itameze neza, dore ko ubu bari kuvuga ko Yago Pondats atari kumwe na madamu we, nk'uko nawe Yago yabashije kuba yaja imbere ya kamera akabasha kuba yabivuga, avuga ati ubu madamu twatandukanye, ntabwo ari ibihuha cyangwa se ntabwo ari prank. Nk'uko yagiye abivuga ati njyewe natakaje ikintu cy'ingenzi mu buzima bwanje, dore ko ari nabyo bintu cyangwa se ari nacyo kintu gishobora kuba cyaramvunye, bityo rero namufataga nk'ikintu cy'ingenzi mu buzima bwanje, none ubu nakaje ikintu cy'ingenzi mu buzima bwanje, dore ko ari nawe wamfashaga mu gahinda nagendaga mura nako kose, akabasha kuba yamoza, akabasha kuba yamumuriza, none aragiye, dore ko yagiye avuga ati nta byishimo namba nsigaranye, ubu ngiye mu buzima bw'akababaro, ngiye mu buzima bw'agahinda, dore ko yibwiraga ko ubwo yavaga mu Rwanda yazi ko karangiye. Mu ndirimbo nyinshi mwagiye mumwumvaho Yago Pondats, Suwejo ni indirimbo nziza cyangwa se na alubumu yagiye itwika, yagiye yazamura urwego rushimishije, dore ko yabashije kuba yanarebwa cyane, dore ko yabashije kuba yazamura hiti bikagera ku rwego rushimishije. Bityo rero Yago iyi ndirimbo yagiye anayivugaho byinshi bigiye bitandukanye, ati iyi ndirimbo ni indirimbo nakoze cyangwa se nabashije kuba nategura, ariko nabashije kuba nahuriramo cyangwa se ibyamamare bigiye bitandukanye byabashije kuba byansaba ko twayikorana cyangwa se baba barimo, mbasha kuba nabyanga, ari nabyo bishobora kuba byaranzaniye ibibazo byose nkabasha kuba
naja mu gihugu c'abaturanyi muri Uganda, dore ko iyo ndirimbo ariyo yazanye urwango ubwo nari ndwaye ndembye cane ndi mu marembera. Nabashije kuba navuga ati icambere ni ubuzima, n'iyi hiti yavaho, dore ko ibi nari ibishakwa, kanigira hari amahoro. N'ubundi ubuzima ni gatebe gatoki, ushobora kwirata ejo nawe bikakubera utyo. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuzo tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye. Ciao ciao.